Yes rero reka twongere tubasuhuze neza cyane tubifuriza ibihe byiza mwe mwese mwamaze guhitamo kugenda mudukurikirana aho turi hose mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu mwese tugende tubifuriza ibihe byiza kandi tubifuriza n'amahoro y'Imana n'imigisha muri rusange birumvikana uyu munsi nuwo ku wa kabiri itariki ni iya 22 ukwezi ni ukwa gatatu umwaka wo ni wa 2022 tuje mu kiganiro twise Deriyo Talk n'amakuru aba agezweho ajyanye n'imyidagaduro sinema ndetse n'ibindi birumvikana tuba tugira ngo tugende tuganira muri rusange kugira ngo tubashe kumenya ese mwebwe aho muri mumeze mute hanyuma natwe tubashe kubagezaho ibindi ibiri kubera aho mutari ndavuga niba uri mu majyaruguru niba uri mu majyepfo niba uri mu burasirazuba niba uri mu burengerazuba niba uri mu mujyi wa Kigali ubwo ni intara enye wongeyeho umujyi wa Kigali ukongeraho n'intara ya gatandatu y'abadiaspora mwese tuba tugira ngo tugerageze guhuzahuza tubahereze bimwe biri kubera aho mutari namwe mubashe kuba updates namaze kubikubwira ni ikiganiro twise Deriyo Talk hanyuma nge nitwa Jazo Christian njye kikugezaho buri munsi uba uri kumwe nanjye ikigezweho tugiye kubagezaho niki uyu munsi hiriwe havugwa inkuru ni inkuru itoroshye ni inkuru yo ku Gisimenti inkuru navuga ko abantu benshi nyuma yo kubona amashusho ndetse n'amafoto ubwo ngubwo ni video n'amafoto batangiye kugenda bacika urondogoro cyangwa se bagiye batangaza byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo bari bamaze kubona cyangwa se niba byari bimaze kubera ku Gisimenti ni Kigali ahazwi nko ku Gisimenti ni umuhanda ugana i Remera gatoya abantu bahazi bamaze kuba bahabonera byinshi bitandukanye ngira ngo mwagiye mukurikira ahangaha tugenda tugerageza kuba updates biri kubera ku Gisimenti benshi bati iyi ngiyi ni Sodoma abandi bati ni imyidagaduro yaziye igihe ni nyuma yaho leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo kurekura abaturage bagajya bakora ibikorwa byabo amasaha yose nta masaha ayo gutaha ashyizweho cyangwa se nta gihe giteganwa cyo kuba wahagarika imirimo yawe ukaba uri mu rugo ubu ngubu rero kuva ibyo ngibyo byatangira ikintu cyitwa abakobwa bashaka ikijyanye n'uburaya cyangwa se bakora uburaya wavuga ko bamaze kongera ingufu n'akabaraga ntabwo yaba abeshye kubera ko usigaye unyura mu mihanda yose cyane cyane imihanda igana Gisimenti ukasanga abagore n'abakobwa bitendetse ku mihanda bambaye ukuntu bose bategereje abagabo ngo baba baza bagatahana bakabahereza amafaranga nabo bakajya kuryamana cyangwa se bakajya gusambana ibi ngibi ntabwo ari byo binzanye ariko bifite aho bihuriye n'ibiri kubera ku Gisimenti kubera ko situation ihari ku Gisimenti navuga ko ari imwe muri situation zisa naho zidasa neza hano iwacu mu Rwanda cyane ko bijyanye n'amashusho yatangiye gusohoka agaragaza ibiri kuhabera benshi bati iyi ngiyi ni Sodoma yaje iwacu mu gihugu hari abakomeje kugenda batebya baravuga bati nyamara ibi ngibi bikomeje u Rwanda rw'ejo ntabwo twaba tugifite cyangwa se urubyiruko ntabwo twaba turifite iryo jwi muri kumva inyuma gatoya ni umukobwa wari uri kuririra ku Gisimenti kubera ko yamaze kumwiba amafaranga muraryumva neza bari bamaze kumwiba amafaranga angana n'ibihumbi 25 by'amafaranga y'u Rwanda tuganira nawe rero yatubwiye ko uyu nguyu ngo yaraje ku Gisimenti aje kugira ute aje kugira ngo akoreshe ayo mafaranga agurira bamwe mu nshuti ze ndetse aze no kugira umugabo areshya mugurira ikintu hanyuma nawe amutahane abe yamuha arenze murumva ko ijwi rero ntago byari byoroshye yarize rwose mwabyumva neza
yarize aravuga ati ibi ni ibiki, arira rwose nk'ay'abantu. Rero reka dukomeze ikiganiro mugenda mwumva ijwi muri background. Hanyuma rero ntabwo ubundi ahanini ahubwo tujya kuva ku bujura bwahabereye, ahubwo tujya kuva ku mukobwa wasambanye n'undi musore bahagaze mu muhanda ku Gisimenti rwose buri wese ababona, maze baza kugenda bakora imibonano mpuzabitsina bari gufanwa. Babikoze bari gufanwa. Ubwo turakomeza kugenda tubanyurizamo iyo background y'uwo mukobwa warize rwose nk'uruhinja. Nuvuga ngo uyu mukobwa, uyu musore ndetse n'umukobwa bakoze imibonano mpuzabitsina imbonankubone. Amakuru twamenye ngo nuko umukobwa yaturutse ahazwi nko mu Gasyata, mu gihe uyu mutipe we ubusanzwe ngo asanzwe yibera i Remera. Hanyuma ngo baje guhuza urugwiro. Rero uko byatangiye ngo ni gute? Uyu mutipe yaje ku Gisimenti nawe aje kuryoshya nk'abandi bose, hanyuma hageze aza gucakirana n'abakobwa biza bari bitabiriye iki Gisimenti cy'uyu mugoroba kuri uyu wa mbere. Hanyuma abahari bahari ngo mu bo yabonye bose yabonye ko uyu mukobwa ari we wari mwiza, cyangwa se wari sexe, cyane ko ngo ari umukobwa ufite ikibuno kinini, kugira ngo ube wabyumva neza. Ngo byatangiye bite rero? Babyinnye, harimo indirimbo zitandukanye bari kubyina umuziki, hanyuma mu gutoranya uwo babyinana abangaba baza gusanga bisanze barabyinana koko. Hanyuma mu kuza kubyinana ntabwo byaje kurangirira aho ngaho, kuko ibyishimo byabo byakomeje mu gitanda. Cyabaye hari mu muhanda, ntabwo bigeze bajya kuryama, ahubwo igitanda cyabo bagiteretse mu muhanda, bakoresheje kahaba. Ibyo bakoze byose rero abafana babo bari kubafana, kubera ko ngo umukobwa ubwe yari ari gutaka. Abafana nabo bongeza akaruru bakavuga ati komerezaho, komerezaho, komerezaho. Rero n'umusore nawe akagira akanyabugabo agakomeza kugenda akora ibyo agomba gukora, biza kurangira nyine abafana babaye benshi hano ku Gisimenti bari gufana. Baje kurangira uyu musore amaze amasaha agera kuri abiri akora ibi bintu. Bavuze ati basanga yanyweye igiti aze kwemeza uyu mukobwa. Amakuru ahari bamwe batangaje, bari bahari, nako bavuze ko uyu mukobwa ngo ashobora kuba asanzwe abikora, ahubwo uyu mutipe ngo yahuye n'akanyabugabo kuko ngo bamukomeye amashyi akumva ko nawe ari mu kirere, cyangwa se akumva ko afite imbaraga, akaza gukomeza bikaza gutuma amara igihe kinini maze kubikora. Aganira na Vope Media TV, uyu mukobwa yavuze ko yishimiye cyane uburyo uyu muhungu ibyo yamukoreye hano ku Gisimenti, n'umukobwa nawe avuga ko ibyo uyu muhungu nawe avuga ko ibyo uyu mukobwa yamukoreye ari nko kumufasha, akubera ko ngo yamumenyereje, ndetse n'abafana ngo babigiramo uruhare, biza gutuma babikora, kandi babikora igihe kidasanzwe. Abantu bati ese iyi Gisimenti ni Sodoma cyangwa n'imyidagaduro yazigiye? Kubera ko nyuma yaho hakomeje kugenda hacicikana amashusho kandi adahagarara, benshi bati ibingibi ntibisanzwe, ibingibi bikwiye gucika, ntabwo ibingibi ari ibi i Rwanda. Ubusambanyi, gusomana, kunywa inzoga n'ubujura nibyo bikomeje kurangwa hano ku Gisimenti. Ni ibintu abantu benshi batari kwishimira, cyane ko atari byiza, cyane cyane mu rubyiruko, kuko ari rwo Rwanda rw'ejo. Bamwe mu baturage bakomeje kugenda bavuga ko ibingibi, aya mashusho akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ngo ashobora kuba harimo amashusho atari ayo mu Rwanda, ahubwo bijyanye n'ibiri kubera ku Gisimenti. ngo hari abari guhita bafatiraho bagafata amashusho biboneye yose, aho bayakuye hose hafi kuba ari abirabura, bakaba bayatereka ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma bakayitirira Gisimenti. Ku ikubitiro umwe mu baturage bahatuye tuganira nawe yatubwiye ko amashusho yose ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga adahamya ko ari ayo ku Gisimenti, ahubwo ngo hari abari gufata amashusho nk'ayo mu bihugu by'abaturanyi bakayazana bakayitirira Gisimenti cya hano i Kigali, kugira ngo babe bagifunga. Ati ishyari rirahari, hari abashaka ko bafunga Gisimenti, cyane cyane ko bamaze kubona ko ubucuruzi ariho buri kugenda. Abacuruzi baho batangiye kubamaraho abakiriya, bakavuga bati kugira ngo bikunde nuko twashaka uburyo twafungisha Gisimenti. Naho hano ku Gisimenti
nta bintu byahataye biri kuhabera uretse kuba abantu bari gufata amashusho atarayaho akaba bayacicikanisha ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagatangira gutekereza ko ari ibyabereye ku Gisimenti ari naho batangiye kuyita Sodoma, ariko rwose ngo ibyo ntabwo ari byo. Kuba iki cyumvirizo ugeze ku Gisimenti, ikintu cya mbere uhasanga ni umuziki, uhasanga abakobwa beza, usanga icyo nakwita ambiyanse iteye ubwoba wagira ngo hari ikirori kidasanzwe cyabaye, ku buryo benshi batangiye kuvuga bati ahangaha hagiye kuba igicumbi cy'imyidagaduro cyane cyane ku rubyiruko, kubera ko ibiri kuhabera ntabwo ari ibintu bisanzwe. Iyo uhageze abahari bakubwira ko nta nyota wahahurira nayo, kubera ko usanga abantu bahari bagura kandi bagurirana, ku buryo niyo waba udafite amafaranga ushobora kuhava wasinze kandi nta mafaranga wazanye. Nguko rero ngiyo nkuru ibyutse ivugirwa ahangaha ku Gisimenti. Ubwo ngewe reka mpite mbashimira neza cyane ikiganiro twakise Deriyo Talk, hanyuma ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, ngushimire wowe kandi ukomeje kubana natwe umunsi ku wundi. Nizere ko ibiganiro byacu byose tugenda tubagezaho amazakomeza kugenda amubikurikirana gatanu kuri gatanu. Nitwa Jazo Christian, Imana ikomeze ibarinde kandi bane namwe, ndabakunda cyane kandi mbifurije ibihe byiza.